mba navuze ibintu byinshi, reka mbaze n'uyu mugabo mu magambo make cyane. Arabonetse noneho. Nta kuntu yabura, ashobora kuba yararimo yashaka. Ariko turavuga we mana, turavuga kandi birananiza buriya kuvuga, cyane cyane bivuga ibintu bifite sanse. Abantu baranariza uvuge. Reba hano. Alo. Reba akurikiye. Alo. Alo. Oui, alo. Bite bite. Ibyiza. Bimeze bite, tubwire ibintu bimeze bite. Ibiye. Amaye. Uyu ni Maisha tuvugana. Ntabwo niwe muri kuvugana. Cyangwa bagutaye muri yo. None se Maye. Karame. Bazarendo bagufashe. Nta muntu wafashe. Bimeze bite, tubwire gahunda zimeze gute. Ejo byiriwe bimeze bite, uyu munsi urabona bihatse iki, dukomeze. Ya no kuvuga ngo ku munsi w'ejo imirwano yabereye ku musozi witwa Ndumba. Niho bavuga se ko bateze ambushi ngo bakica abasirikare babiri, harimo ufite mashini gani bari mu kutwereka bavuga ngo iretombe. No kuvuga ngo ahubwo hari umusibo nabo ubwo bararasanye. Uyu musozi wa Ndumba kugeza amagingo ayanga FARDC kuhiga kubwe n'ubwiza. Kuko ni umusozi uwitegeye niwe abagenzura uyu umuhanda Sake Shasha Bweramana Minova. Ubwo rero uyu muhanda barawushakisha byanze bikunze, ubwo bari guhagarara Bweramana bakarasa kuri Ndumba bakaharwanira kuva kwa kabiri kugeza amagingo yangaya. N'ejo baraharwaniye. Noneho nuvuga ngo FARDC iri kuvuga ngo yarawufashe, ariko nanone n'abarwanyi ba 23 bakiburiho. Kuko iyi foto bagaragaza y'umuntu ariko batagaragaje yapfuye, ahetse mashini gani, ubona baravuga bati, urumva, la force de coalition FARDC Wazalendo, sibyo? Ils ont été tués ce mercredi, batwereka ifoto y'umuntu ngo yabaye tuwe mercredi le 22, urumva? Au niveau de la colline de Ndumba. Ariko baravuga bati umuntu batwereka umuntu yibereye mu ishyamba asa nkaho ari mu kugenda. Ni wa leta, ni wa M23. Ni wa M23. Urumva amaze iminsi habera imirwano. Kuko nko kwa kabiri ho baranahatakarije cyane abasirikare ba FARDC. Kuko M23 yaragiye irabazenguruka, bo bari hejuru ku musozi abandi bari hasi, ariko nanone bakasabwa ko uriya musozi byanze bikunze ugomba kuza mu maboko ya FARDC. Wenda kumenya ngo runaka ngo barabamwiciye gutya na gutya ntabwo nabimenya, uretse ko ejo hari umukoloneli witwa byasakuza kureba izina rye, ariko ni colonel autoproclamé. Oya, koloneli wa leta. Ko no bisavuga Justus Sinde, irindi zina ndaryibagiwe. We yashatse no guhunga urugamba, hari yinjiye mu modoka abazarendo bahita bamwica, bamubwira bati kuki uhunga urugamba, mwebwe FARDC murahunga urugamba mukarudusigira tukarwana, ubundi mugahembwa, mugapangirwa buri kintu cyose. Uwo nguwo rero we bahise bamuhitana. Uvuga wapfuye autoproclamé yitwa Kazungu, akomoka Ingungu, yaguye aho bita muri Migano hirya y'Igasake. Imirwano yabaye nanone kwa kabiri. Okay, reka tugushimire rero bwana Maisha, twaye twakubuze amasaha natwe arimo dukira ku musozo w'iki kiganiro. Reka dutegereze weekend uko izagenda, yuko hari ufite icyo tugomba. Ndakurahiye tuzakomeza kuba byenda gusetsa, tuzakomeza kuba abatera mbabazi. Reka twumve yuko isaha igeze wa mugani
mwivanemo ibintu by'ubutesi kuko aba bajyama bo bamwe barahari basigaye bacuruza amachips hano reba aho uvuga uti mvuye Burayi nje gucuruza chips nje gucuruza capati nje gukora ibyo umugabo avuga sometimes arimo arerekwa ariko icyo abivugiraho niba ari we ntawamenya ariko wanabireba you can verify kuko ibintu nk'ibi ntabwo umuntu yabivuga ngo bibe byabura source ifatika ariko byabibabaje ibyo rero nguko hari ikindi ushaka sana Maisha nibyo uyu nguyu hari umuntu ushubije mu Bufaransa noherereje arambwa ngo uyu muntu ngo ari mu ishyaka rirwanya bimukira urumva uwo akaba ari muri ishyaka rya Marie Le Pen ni Marie Le Pen Marine Le Pen ari mu ishyaka rya Marine Le Pen ntabwo yakozwe ibintu bya blague bariya ntibakina nta blague urumva aravuga ati uri murarekura umugati twarazwe n'abakurambere ariko rero ngiye ku ruhande rumwe iyo ibintu bigomba kugera biragera byageze ahantu urukuta rw'imbere ruragwa iyo igihe kigeze kiragira nta mpira ihoraho ntayo this is our time ariko se twiteguye igihe cyacu kukijyamo eske turi tayari ubu nakabaye nsaba abavuga butumwa mwese aho mubwiriza ijambo ry'Imana mushyiremo n'akantu kubwira nk'uko mubwira abantu ko ari cyo gihe umwami agiye kuza munababwira ko ari cyo gihe cyo guhagarara mu bushake bwo kongera kwigenga nk'abanyafurika ibyo mubibwirize kugira ngo abanyafurika bamenye ko igihe cyacu ari iki ngiki cyo guhindura imitekerereze cyo kumva yuko tutakiri munsi tutari abasuzome cyo kumva yuko tugomba guhitamo kubaho kwacu tukabigena nta wundi turirira amina genza gake kamwe kawa ariko ugenze gake biha bihugu uri kuvuga gutyo se ntibyadusize ariko zikuri umucakara w'ibihe ntabwo ari nge mucakara ibi niba umuperezida hano muri Afurika yitamura agahita afata indege akajya Singapore ariko ibyo nabivuze niba mutabaruka reka tureke kugenda kuri icyo kintu navuze nti mu gihe tuzumva yuko byakabaye byiza dushobora kuvura abantu bacu kuvuza abantu bacu nawe urimo ndashaka nsabe abayobozi ba Afurika kugeza uno munsi wa none bareke kuba mbere na mbere mubanza mukore impinduramatwara muri Afurika yunze ubumwe African Union ntibe union of photos yo guhura kugira ngo mwifotoze ibyo ndashaka mu byumve Fachi Mahamat niba nyumva ni Fachi Mahamat arya niba nyumva dukeneye abavugana nawe bamubwire dukeneye we need solid African Union which stands for the interest of Africa and the Africans. Ibyo bintu bireke. Why are you disturbing me? Why? Weho mbwira noneho umuperezida wo muri Afrika abana be biga muri Afrika mu gihugu cye. Ariko hagomba kubaho revolution yikeka kuba kura hari icyo bita revolution and evolution which comes first. Niba mubwira ibyo bireke. Ko rero uzi ko wihebye. Ntabwo nihebye. Gendi kureba imbere nkavuga se nta mbere ufite ibyo uri kuvuga niba ureba gutyo urahumye ibyo uvuga uri vague wa mugano ujya cyangwa imituno y'ibikeri ntabwo izabuze nka kunywa amazi ntabwo turi ibikeri sheri ntabwo turi ibikeri kuvuga ya migani yawe uvuga abantu ibyo bive mu shaho uzavuga mu ruhe ahubwo muhame hamwe ubu se ntabwo wabonye ko ejo uyu mugabo aradufashije ejo ntiwabonye ko perezida wa Amerika Blinken cyane perezida yahamagaye uriya mugabo hakurya reka icyo tugiye kureba njye nshyigikiye umugabo witwa Raila Amolo Odinga tingatinga nasimbura uyu munyacyadi ibi bintu njye nzamwihamagarira mu giswahili cyiza mugezeho agahinda twebwe Pan-Africanist dufite no kuba tutari proud at all n'imikorere n'imigenzereze n'imigirire ya African Union. Hanyuma se nimubwira agira ati I remember iyitwaga OAU nibura yari solid twabonagamo abantu nka Kwame Nkrumah twabonagamo abantu nka Julius Kambarage Nyerere abo nabo rero mwabagize abantu cyane bavuze ibiki buretse se wambabariye twabonagamo abantu nka Thomas Sankara se
twabonagamo abantu tukabonamo abantu ariko disi twebwe amaherezo ntabwo Kayibanda yigeze akandagirayo. Nicyo kintu burya twebwe abandi bari yibereye muri misa, ariko iki gihe sasa tukeneye. Nge ntacyo mbivuzeho, ntunabivugeho kuko niba ubizi neza ushaka kuba ubizi neza. Nawe urimo kuvuga ntacyo bakoze, ntacyo n'abandi uri buvuge ntacyo bazakora. Nakubaje ngo abana babo biga. Raila Amolo Odinga nawe ntacyo azakora, azicara imyaka yirangira aveho. haze ko wihebye mamba we, burize ko witakarije icyizere. Ibyo atakoreye igihugu cye azabikorera umugabane. Witakarije icyizere ngiye masobanura ibyo atakoreye igihugu cye azabikorera umugabane. Reka nkubaze kandi ureke unyumve kandi usubize. Ndagusubiza. Ubundi what are you standing for? Jewe mba ndeba kuri imbere ntabwo wowe aho uri uzahava gute? What is your plan to move from where you are, aho wita habi noneho kugira ngo ujye heza wifuza? wese ubona ari heza. Wabigira gute? Icyo nkubaza, how can you move from the point A to point B? Nuko abayobozi ba Afurika aribo ba mbere bagomba guhinduka mu mitekerereze yabo. Rero kugira ngo duhindure abayobozi bava muri community, nuko duhindura community ikaba smart, ikaba tayari kuba yahangana n'ibyo bibazo abazava muri community yacu. Nuko waza n'umuyobozi mwiza umwe ayobora abantu bafite ubwonko bucuramye. Uziko buri akangurugero, urabona ibyabaye mu Rwanda kugira ngo bigerweho. Reba imbaraga leta yashyize mu bijyanye no guhugura abaturage no kubajijura no gukora ibiki. Ureba imbaraga yashyize. Ubutekereza ko uyu munsi wa none wa mugani umuntu ugitekereza kuba ko ishuri ryiza riri New York, riri West London, riri none sibyo ni Mutabaruka kubitekereza adafite ubushobozi bwo kujyana n'umwana we. We Mutabaruka rero ushobora kuba impinduka nziza cyane uba wibohoye imitekerereze yawe. Wowe uri umunyamujinya kandi umujinya wawe ntacyo ushobora gutanga. Nawe uri kuvuga ntacyo byatanga kuko ntabwo uri urwego rufata ibyemezo. Uretse kubivuga gusa tugiye gukora ibintu ku buryo bw'umwe. Twebwe Pan-African mugiye gukora iki? Tugiye gubohora imitekerereze yanyu. Mbande mwebwe ukuri kw'Imana ntabyo muzashobora, ahubwo mwicecekere mwirira amafi n'amafiriti. Reka ntihamagare Maisha. Izane Maisha. Uyata Abanyafurika ni twebwe twisuzuguza ngo duhora turwanira gutura i Burayi, kandi mbona hari uruhu rwera basigaye bacuruza injugu hano i Remera. Utagira ngo aya mafaranga niba ari kuyajyana niba bayatwara se. Undi aragira ati bizakunda umunsi uzabyara umwana ukamwita amazina yombi y'Amanyafurika, bizakunda twisubije identity yacu tugaterekera abakurambere bacu, ntabyo kuvuga Antoni w'Ipadua ngo adusabire. Ni amagambo avuga ishuri ribwiziza umutagatifu yibuka wabaza ibimasa nkabwo se muramuzi. Ubuze ugiye nko mu rusengero ugashyamo nk'ayandi ivuga ngo mwuka wa sogokuru bahita bakwiruka abana abantu bose bagusengera. Urumva mana ibyo mbona kuri iyi si wa mugani w'umuhanzi ni bilebile. Soma n'ubutumwa ariko bwo kuri YouTube hari abantu babanditse byabo byinshi cyane. Hari umuntu ngo yibera South Africa ndabakurikiye, nta mwana wa president wa South Africa uwo ari wese wiga hanze, bose ni hano. Ariko nk'uko bivuga turacyari kure cyane, turacyafite ibibazo byinshi. Tugomba kubanza guhindura imitekerereze yacu. Ariko niba wibuka intambara yarwanywe baca cyaguwa umuntu agatunduka. Twari turi kumwe hano kuri mikoro Angeli, hari umuntu waduhamagaye niba ari umudamu aravuga ngo urumva ngo nk'ubu ngubu ndabaza se madamu nk'ubu ugiye kugura isoko reke, ndavuga umwenda w'imbere ikariso sibyo yacyaguwe. Koko wakwishimira kwambara umwenda wagiye ku mubiri w'ibanga w'umuntu wowe aturayifata atukayitrampa ati kazi imeze neza. None se habonetse inshyashya yagutwara iki? Urumva iyo nivo Angeli? Iyo umuntu kuza akajya ngo ngewe urabona nk'ishati yanjye sibyo? Iyo ni made in Rwanda. Ikibazo ntabwo ari made in Rwanda. Icyo tuvuga ni ukwirinda umikuburo tukambara umwenda mushya sibyo? Uyu munsi nta muntu n'umwe waberwa kwambara ikariso, isogisi, urumva isengeri yambawe n'undi muntu sibyo? Ariko ushoboye kubona ibishya sibyo?
kandi nashaka nkubwire yuko hari igihe wasangaga intambara twarwanye ngo ya sekeni, ngo ngewe ngo urumva ngo sekeni ngo niyo myenda ikomera, rimwe na rimwe ukagura niyo sekendi handi inahenze. Ariko kugira mbere yo kuba sekendi handi wabaye iki? Ni ukuvuga ngo sekendi handi, ukuvuga ngo wakoreshwe n'umuntu inshuro ya kabiri. Turumvikana? Noneho bikanaza kuko abantu bikabajyamo, umuntu ukabona afite agakapu ngo ni ngewe buriya ngo wambi kuriya mukire witwa Kenisi ngo muzana uducagwa twiza navanye muri terera hejuru. N'urugero ugasanga umuntu n'ufite ubushobozi, hari umuntu w'umukene, sibyo twemeranye, abona aribwo bushobozi bwe, ariko ugasanga n'umuntu w'umukire mutabaruka ufite amafaranga nka Mutabaruka niwe ujya kurwanira sekendi handi kuko yiyumvisha ngo niyo myenda myiza. None sekendi nakubaza, urambaza ndagusubiza. Aya maduka manini akorera mu byo bita ngo ni za moro harya? Yes. Iriya myenda bacuruza ugira ngo ni imyenda mishya ivuye mu nganda? Si imyenda nk'iriya y'abazunguzayi cyane cyane y'abadamu baba bateye amazi bakayitera ipasi ku rwego rwo hejuru cyane, bakinyuza mu mashini ikayigorora bagahita bashyira hariya. Mujyane ngende nkwerekana iyi niyo. Ibyo ngewe simbizi kuko uretse kuba bihenze gusa se. Ibyo ngewe simbizi. Urabizi? Ntabyo nzi. Ni ukuri kw'Imana urabizi. Mutabaruka ndashaka kubwira Uwiteka yanshyizeho inkoni andinda kwambara cyaguwa. Ariko ibyo mvuze urabizi. Ngewe imyenda aho amaduka nzi, ubu wajya kwa Faustin ukambwira yuko ayitoragura akayitera ipasi. Faustin we wa wundi mushuti wacu ntabwo mwibuka, mwe ufite na balance harya ndamwibutse gutya uko. Njyewe ndakubwiye ngo hari amaduka manini, ubwo urayazi, acuruza imyenda baba bayiteye amazi bagacisha mu mashini zikayigorora bagashyira hariya ari amacaguwa. Ibyo ntabyo nzi njyewe, sibyo. Ikindi wari uvuze ngo abantu bambara imyenda yenda ya magazine nibyo, ariko irahenda. Icyo nashaka kuvuga ngiki, navugaga ku ntambara y'abantu wabonaga n'abafite ubushobozi bumva ko kwambara imyenda ya caguwa aricyo kintu cyabo. Ibyo rero bitwereka nivo y'imitekerereze yacu n'uburyo tugifite intambara yo kubohora ubwonko bwacu kugira ngo dushobore. Nabo ntuzatekereze ko aba bayobozi benshi urumva bafite imitekerereze mizima, abenshi bafite imitekerereze ipfuye. Kuko kumva yuko we umwana we kugira ngo abe yize neza ari uko ahunga uburezi yagize uruhare mu gushyiraho polisi yabwo akamujyana ahandi, ibyo byo ahubwo ni ubupfu, ni n'ubupfapfa. Ibyo ndabisubiramo, ni no kwiyanga. Abenshi naberega ntabwo bikunda, bameze nk'abameriseneri. Abenshi mu bayobozi ubona bameze nk'abameriseneri, kuko nubona umuntu wo ku giti cye narwara gripe akumva ko atakwizera ibyo Faisal yatanga, akumva yuko jugu agomba kujya muri rya vuriro bahongeramo ryo mu Bubiligi ryitwa Serik. Ariko kugira ngo bashyireho standard, bashyire ibikoresho muri bije y'imari, bongere iby'ubuvuzi kugira ngo n'abene gihugu bose babone, wowe kumva ko Nyarucari Kenisi we ni urugero azajya hariya buriya buvuzi buramubereye, ariko wowe n'abawe ntibubabereye, kandi niwe ushyira iyo polisi. Abo bantu rero benshi bariyangana abameriseneri. Niko nabyo igihe bavuga ngo izo za Saint-Luc ukagira nta muntu upfirayo, barapfa bien sûr. Indege ntizigwa ziba oya barabazana aha nabo batwika bakabazana ari udufu. Ibyo rero nkubwiza ukuri turacyafite ikibazo cyo kurwana n'imitekerereze yacu. Uyu munsi wa none, ejo hari abantu bavugaga hari ishuri ryitwa Ntare School ku makuru mfite, reka nze ndebe. Ni ishuri baragiye bareba ishuri rya mbere, ndabisubiramo, rya mbere rifite amateka gizwemo n'abami b'Ubudage n'abandi. Abayobozi baho bamwe bakora partnership, bazana abayobozi babo hano. Turumvikana, icyo ni ikintu cyiza. Ariko nubwo uvuga ngo rirahenze, nibyo rirahenze, ariko harimo icyo nicyo ngiye guhita nkubaza. Rirahenze ariko harimo na buruse ku banyeshuri b'abahanga. For your information, no reka kuvuga birahenze ariko turabifite ko ntahari ntago bigira ubuntu. Ni byiza buriya nabigerageje, ni byiza ko banakwigira hano nubwo byabihenze ariko bikabasanga. That is good. Reka tureke erega n'icya kabiri ntitukajye dushaka kwifata nkaho abantu bose bazangana ku isi, ntago bikunda. Bareke rero bajye kwiga muri Harvard, ubareke bajye kwiga Oxford, ubareke bajye kwiga Paris 10 Nanterre, ubareke bagende bajyeyo rero wibivugaho. Sasa rero imyumvire yanjye zakugora gusobanukirwa.
nanjye yanjye izakomeza ikugore. yawe ntabwo izangora. Gahora ikuntu izakugora. Ntabwo izangora. Kumbwira ngo uri kumbwira ngo ayo mashuri yaje anga. Sawa yaje ni byiza nibaze. Kuko wenda hari abanyamahanga bazaza bayakurikiye binjiza agafaranga mu gihugu. Oya n'abene gihugu. Mineduc yashyize ireme ry'uburezi rifatika mu mashuri ya leta abereye umunyarwanda. Abana bakiga mu mashuri bafite icyo bakurikiye. Reka mbwire n'ayo mashuri afitemo curriculum y'u Rwanda. Angeli igishimishije wabayeho mu burezi sibyo? Curriculum y'u Rwanda ntago ari mbi ariko abayigisha ubwabo ntayo bashoboye. Ntago bishoboye kuko ubwabo ni junk, ni half baked. Bazaza curriculum nubwo uzafata ugakoporora yahi badashobora kuyumva batarayumvishe ntago bazaye bizageza ryari rero. Ubu rero kisabwa ngiki rero aho turi kumwe birasaba yuko dukora politiki y'uburezi ihamye tukareka no kwica abahanga. Ndabisubiramo hari ibintu mbona ibyo nakwita assassination of geniuses. Ndashaka abantu banyumve, don't misquote me please, muceceke muve iki kintu. Turimo turakora icyo twakwita kwica ingemwe z'abahanga benshi kubera education idashoboye itanashobotse. Urugero bariya abana benshi baza bakarangiza segonderi batazi kwandika amazina yabo bashobora kuba bari kuzaba abahanga bakomeye cyane iyo tuza kugira education system nzima ibafasha kugera kuri ibyo bintu. Rero icyo mvuga ngiki rero, niba dushaka gutera imbere, niba dushaka reka tubanze kuko umusingi w'ikintu icyo ari cyo cyose bwabo bukungu bwabo buvuzi ni uguhera mu burezi. Dukore education apana kuva ngo barize. Uyu munsi hari barize benshi cyane. Igivuga by'abarize ni bagiye mu ishuri kujyamo gusa ahetse ibikapu. Reba nuri kura ko abana bari kurangiza benshi batazi kwandika amazina yayo batazi kuyandika. Hagiye kuzaza ibihe noneho bazaba batazi no kuvuga. Bikurikirwe none nuko batazi no gutekereza kandi umuntu ufite imanite yagomye kuba afunguye amaso areba hanze. Hanyuma yajya muri kaminuza yirangiza akaba ari umuntu w'isi. Ibyo ntibigiye kuvaho bizabiraho gusa ari umuntu uraho gusa uraho gusa. Ariko turimo turababona kameme ni henshi none twongera muri iki gihe byitwa ko ikoranabuhanga ryakozwe na bamwe mu nyungu zabo mu kwica abandi. Ubu turi mu bwenge karemano niba bwo bukorano. Utekereza ko muri iki gihe cya artificial intelligence tuzongera kugira icyo bita real knowledge? Ndakurahiye. Ejo bundi nabonye umuntu wari waje hano simvuga amazina ye nabyo bendaga gukora ibyo akora ukabona afitemo iyo bita niba ari chat GPT ari barandikamo. None ntago tukibaza Google. None sinabu ko umusore bibaje President de Republique ejo bundi gihe bari babonanye hariya kuri hano muri arena ejo bundi yabati iki kintu cyitwa artificial intelligence kiri kutugora. Turakora umushinga ukawuzamura ugahitugongana n'urukuta rwacyo nta handi uhagaze ibintu bigahita bigwa hasi. Harimo ibibazo tugomba no guhitamo ibyitubereye nibikunze. Not everything from west is the best my dear. Tugomba no guhitamo ubwacu tukagira aho police igena uko dufuza kubaho tukaba abantu bagira uruhare mu kuzabaho kwacu nuko abana bacu nitubeho gutyo ku mpuhwe z'abantu tutazi aho bazakomoka. Okay, ibyo rero ngoko kwifurije ishya n'ihirwe. Murakoze kandi isabato nziza, umunsi w'umunezero. Maranatha, Umwami Yesu naza. Natwe twagiye.